nshaka ko twitsaho ntabwo ari ingingo zirenze ebyiri nifuje ko tugira icyo tuvugaho ni urubanza ejo wagiyemo rwa Dr Semwaga ko turi burutindeho abagore ko bafite agahinda warabivuze byinshi barabyumvishije ko turi bwitse ku bintu bitari byinshi cyane ariko ntabwo turi bugende ntakubajije no ku cyo kuba umuvugizi w'urwego yakwikijeho umwihorere Jean Paul Nkundineza yariteretse avuga yuko yafunzwe hari ibyaha yafungiwe nyuma arakatirwa ariko atashye ngo yabujijwe kubona telefone konte ziwe nk'ibyo byose RIB ngo bifitemo uruhare ndetse ngo yabasabye ngo yigeze basaba audience ko yahura namwe nyuma yaho ngo mumubwira ko nta mwanya mufite ko mufite akazi kenshi ubu ni Jean Paul Nkundineza wabivuze tukibaza tuti iyo umuntu afunzwe agafungurwa urukiko rukamukatira igihano cye kikarangira abuzwa n'iki kuba yahabwa iby'amategeko amwemerera ikindi uyu mugabo arababaje mani iki cyihishe inyuma y'ifungwa rya Dr Semwaga mudusubize wa mugabo nari niteze ko aribuze kubaza cya kibazo cya wa mugabo wishe wa mugore wamutwitse wishwe ko niba yarafashwe kirahinda ntabwo kirahinda ari kubikora ubwo bwenge ntabwo afite ahubwo abazi ibyawe yarasaze ahubwo abazi ibyawe n'ukuri neze arabura kubaza kese zibabaje ariko nabonye kirebye neza wasanga atari inyangamugayo yaba ari mu mico no mu myifatire ku kibazo bakubabaje kirahinda kikurebaho ntabwo ari umuntu mwiza mu mico no mu myifatire ni umuntu umeze nka macabiranye Abadivantisiti Sabato nziza abayisilamu uyu munsi bagiye ku rwibutso rwa Nyanza Kicukiro nabo nizere ko ibintu byagenze neza ni igikorwa cyiza cy'indashyikirwa kongera guha agaciro no kuzirikana inzirakarengane zazize uko zaremwe aba nta bandi ni abatutsi bari bahungiye muri Eto barenga 3000 biciwe ku musozi wa Nyanza ariko mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Musange naho ubu tuvugana harimo igikorwa cyo kwibuka aka kanya hashyinguwe imibiri ibiri yimuwe ijyanwa mu rwibutso rwa Musange. Tugiye muri siporo nta yandi makuru avugwa n'igikombe cy'isi Amerika yabanjirije izindi iba yikojeje muri kimwe cya 16 aho yakubitiye ahareba inzega ikipe y'igihugu ya Australia. Makuru y'abamotari bamaze iminsi bavuga ko Cristiano Ronaldo abatoza bamutinya b'ikipe y'igihugu bakanga kumusimbuza. Ibyo byose ntabwo ari byo tugiye kuvugaho ahubwo nuko biri mu makuru aba yaravuzwe cyane. Andi makuru yavuzwe cyane muri iki cyumweru nuko abapolisi bakuru bo mu bihugu 10 basoje amasomo yabo bakoreraga mu ishuri rikuru rya polisi y'u Rwanda aho abacungagereza nabo baba ofisiye barashoje NSS ndetse n'abakozi ba RIB. Iyi ni Jalas Official TV nyuma y'iminsi 15 kera kaba irazutse ariko aha nyine toujours ni kuri Jalas urugo nurwa fils na Jalas yego nizere ko abadukurikiye bameze neza bari baratubuze batwaje batoza ko byagenze ariko si impamvu zanjye bwite ni impamvu ziri tekinike cyangwa neza amakuru yabuze kimwe nabyo nubwo amakuru ahoraho ariko nyine nacyo cyaba kimwe muri byo yego umeze neza Jean Paul yego nundi duhorana mu bihe bitandukanye ariko ntabwo nagenda navuze kuri iyi nkuru iri ku gihe iri ku headline iri hejuru ifite umutwe ati gusobanukirwa Genecaustic urumva ikoreshwa igikoresho cya Kisekedi mu gupfobya jenoside yakorewe abatutsi nabuheza ngo ni bwa Kisekedi kandi bizamugaruka si bikomeye nta muntu ugirira nabo u Rwanda bihira si bikomeye twayiheraho mbere ko twinjira ni inkuru ndende ni igikoresho bazanye kugira ngo ubone uko bahakana banapfobya jenoside aho bagenda bavuga ngo kuva muri 90 muri Kongo ngo hari abapfaga bazana ibintu byo muri Kongo gutiwe ubihuza n'u Rwanda icyo gikoresho ni kihe narumiwe Kisekedi ni ikiza ni icyorezo isi yaratewe yatewe na Kisekedi ngo ni igifobagana yatewe na Kisekedi barafobagana
biriya ni ibipiza byo mu Bubiligi. It's like a nido ariko Rizekesi yavuze ngo ki ngo wari special bivuze kubivuga musaza. Biriya ni ibipiza byo mu Bubiligi mwana uriya mukobo. Nyine arabyumvise musaza kubivuga ngo ngameze nk'ibipirizo. Ni ibipirizo nyine. Twigendere. Naba mpiye. Nyine kuri icyo gikoresho gira ubwo. Naba mpiye ngiye kwitsa kuri kisekese. Sinjye nubahuka ariko kisekeda ararengera. Mu mboni zawe gute? Ararengera nyine. Nka gute nyine mu mboni zawe? Sinzi u Rwanda icyo rwamutwaye. Kandi bature tugabane nibanga bimeneka. Ni ibintu bikomeye. Kuko wamugani uyu munyakubahwa cyangwa se uyu mu perezida muhora yitsa ku Rwanda bagahora bivuza ibintu n'u Rwanda. Ku mihanda ahubwo twigire ku mihanda hari iki? Iyi nkuru yari ikomeye ko Pamira yari ikomeye nuko ariko ntashaka kumwitsaho pe. Byamvunira ubusa. Ntabwo mbyemera. Kandi nagukunda kuvunika. Butare bari muri siporo. Hagiye kubera igitaramo. Baraye bakoze siporo nabonye Mushyoma na Meya wahuye n'aba ariko Marina iyo yambaye training ya siporo ubona hari ibintu bibusana inyuma. Bibusana nka gute? Na gute? Nyashi zirasumbana. Marina afite ikihe kibazo? Amakuru bavuga ngo iki kusekase. Nawe ifoto so singiyo. Nawe unze mu bavuga yuko yakoresheje plastic sajya. Yaba ari umusaza. Amuza gute? Kwesa plastic sajya. Marina ahantu natinyamo kabisa. Kibono cya Marina. Umugore wa Iva muzika. Bari basezerana. Gutera uzabana. Reba ayo mafoto ya Marina rero. Uzabagore cyangwa uzabakobwa bakiri kuri bya bintu ngo babatereye ivu kuntu bangana. Ivise bivuze gushaka. Kanya urabona Marina yikokinze ari muri siporo ariko nawe ntakanteza abantu. Ubundi abantu bakora biriya bakunda kwambara nk'abayisilamu kazi. Bakora kanzu maremare, amajipo barekuye. Nayo ukomeza gutuna rikoze ko nta kirimo siyo vizure. Ngo nta kirimo kandi. Yambaye black. Harimo iki serebe inyuma urabona bireshye. Nzi kuri kureba side. Ni side uri kuyireba. Ariko wayibonye. Ariko ni side ngo turi kubona. Urabona imeze gute? Mwana ateye neza Pamira. Abanyarwamagana abanyarwamagana. Mwana ateye neza. Ni wa Muswahili. Mo neza. Je namubonye live. Ndo mufana we. Namubonye live. Murareshya. Bamwireshejejeho. Kandi kimbeshe kari ngombwa. None ko kamera yanjye yikubita sine ndi kumufilm. Yikubisa hasi turi muri Kigali Universe. Ari ndi gushutinga. Yakoze iki? Bari baje muri press conference. Ngiye bamuterera givi. Kamera yanjye yikubisa sine ndi gushutinga. Ese hariya icyo kunywa kigura ngahe? Muri ntago nakigondera. Ngira ngo ngunda kunywera ahantu gibampendere. Ibiciro biri hejuru ya karaseke. Barahenze. Kigali Universe irahenze. Ubwo se ntago ntuza abatama. Ntago ari wari wakoreye. Coach Gayeri. Ntago ari wagikoreye. Ese mwari mwavugana? Coach namuvugishije ubwo twari turi nkora ku mu butayi bwo muri Zebra. Nkora yo kuri Ramujene. Niho namuvugishije nyine amakuru ni meza cyo jya nangurira agafata anampereza. Barimo baronshinga iriya ntuze iriya Kigali Universe. Anampereza amakarita ngenda mu turimo ibyo yarakoze se. Ntabwo yarazi nyine yabonye nambaye ira brandi. Ira brandi nini. Atsuza ko nambaye ira brandi zikaza ko yaranze. Cyo jya ntabwo wari uhari. Bari kuronshinga ngo wari utarazi mu Brase yanyiyumvamo. Cyane umwana mwiza coach. Tuzamusura. Coach ni umwana mwiza kabisa. Tuzamusura duhe kubifurumba. Yego. Amakuru ari kuvugwa nayahe? Makuru. Ibintu nshaka ko twitsaho ntabwo ari ingingo zirenze ebyiri. Nifuje ko tugira icyo tuvugaho. Ni urubanza ejo wagiyemo rwa Dr. Semwaga ko turi burutindeho. Kubera iki? Kuko ibyishoro bivuze kuri Jean Paul Nkundineza. Abagore ko bafite agahinda. Warabivuze ibyinshi barabyumvishije. Turi bwitse ku bintu bitari byinshi cyane. Ariko ntabwo turi bugene ntakubajije no ku cyo kuba umuvugizi w'urwego yakwikijeho. Umwihorere. Kwakitseho gatoya. Kandi ari abashuti. Ari abashuti gute? Byihorere wa. Ari abashuti gute? Hariho biza kubera. Basanga bikuruta cyangwa biruta. Kimwe muri ibyo. Okay.
so ni urubanza wakurikiranye kuva rutangiye kuko rwavuzwe nawe bwa mbere. ni iki kiri muri rwa rubanza? ni ubugome, harimo ubugome n'ubucuyi. kubera iki? kubera iki? simbizi kabisa, kandi bivuze sinzi ikintu kiri hariya hantu. ni Jean Paul wakurikiranye soma iyo message y'umugore wumve uko avuga. message umpaye. message ngo hano harimo abagore bavuga ibintu bikomeye gusa. Yego, ni message wanditse ngo rero nashakaga kugusaba akantu sinzi uko kakorwamo, ungire inama ku kibazo cya Dr Semwaga. nta kuntu abantu bari bamutegereje cyane abo yatangiye gukorera, twahura tukaganira ku cyo twakora turi kumwe. kuko abenshi bashobora guhungabana cyangwa bamwe bikabaviramo ibibazo bikomeye baramutse batabonye ubufasha bukwiriye, kuko utarahura na kiriya kibazo ashobora kutamenya uburemere bwacyo. nimudusabire umubyeyi w'igihugu cyacu. uwo n'undi iyi ni ndi wa kabiri. uyu ni wa kabiri. iriya message ya mbere message 2000 yari message y'igika cya mbere. iyi ni ya kabiri ngiye gusoma. ngo nimudusabire umubyeyi w'igihugu cyacu afungure Semwaga, bahe gukorera i Kanombe cyangwa ku bitaro by'umwami Faisal, ubundi bamuhe gukorera i Kanombe cyangwa Faisal. yego ngo birukane bariya bahinde. midihiri ni y'abahinde bayifunge. kumiri ry'abahinde. yakoreraga abahinde. nuko ofete bababajwe nuko bamwisubiye. babonye miliyoni 6 uwo mugore yishyuye. reba kukomeza usome iyo message. mwe mumenyereye iby'izi manza, mutugira inama y'icyo twakora cyangwa uburyo twiyakira. sikora sikaje kuvuga no gutanga ikirego muri RIB bakarega ibitaro niba bitazunga. iyo inama ndanayitanze. nibegeranye bakora urubuga biga bashaka umwavo kumwe abafashe gutanga ikirego. ati kuko agahinda dufite katuvugisha byinshi cyane pe. Ifurumba ntibabibasubije n'abana babo ntibarababona. kuko numvise ejo ari n'abavuze ko bafite muri labo ngo nabo ababindi bakibitse muri labo. bamugura arambabaje ambwira ngo abana banjye bari muri labo. kari akantu karambabaje byatara. Kashi niki? none se wowe umwana avukira mu nda y'umubyeyi ubyara, we abe bari muri labo n'uwari kubita harafunze. urumva atari ibibazo bikomeye? ni agahinda gakomeye cyane. wamugani kubona umubyeyi wari ugiye kwitegura guheka kubona umwana. buriya ababyeyi benshi cyangwa se abadukurikiye ababyeyi badukurikiye nubwo ndi mu bavuze inkuru ya Dr Semwaga Emmanuel bwa mbere, ntabwo ndamenya ikintu cyihishe inyuma y'ifungwa rya Semwaga. gufungwa biri normal, kuki atarekurwa by'agateganyo nk'abandi? kubera iki se kandi yarakoze icyaha? oya, gufunga si ihame. ingingo ya 36 ihame ni ugufungura umuntu by'agateganyo. ingingo ya 80 ikavuga ko umucamanza ashobora gusuzuma akareba niba yakurekura by'agateganyo cyangwa akagukurikirana ufunze. aba yari impamvu zikomeye. wowe uba uri mu biganza impamvu zikomeye. se Semwaga yagambaniye igihugu, yanyereje imitungo ya leta. uyu mugabo arababaje mani. ubuyobozi bukora ni iki cyihishe inyuma y'ifungwa? ko barabyo ubutabera. se gufungura rwose nyine twemeranya ko no gufunga ari ubutabera. ni iki cyihishe inyuma y'ifungwa rya Dr Semwaga? mudusubize. ako nyine twemeranya. hanyuma hari umumisi nabonaga ejo uvuga ngo warikokereje umbwira ngo tumwitseho. ni umukobwa yitwa nde? naramubonye iri ahantu ngo wari ibifurumba. yitwa nde? Raed Mrs. nibuka izina rye. yari ibifurumba ariko twari tukiri kuri Semwaga. ariko ukibuke gutaza kukitsaho nako. nyine ndibaza gufunga byose ubutabera. gufunga no ubutabera gute se? nka Kazungu kumufunga no ubutabera. ako nyine bizikora naderegiye ko gufunga by'ubutabera. rero kuba ntabwo ntekereza ko byaba ari imboni mbi, sibyo?
kuko ntabwo ntekereza ko babona ko ibyo koko bikwiye. Umucamanza ejo twari turi mu isomwa yavuze yuko ngo zitari impamvu zikomeza kuba yarekurwa by'agateganyo. Ntabwo yita ku babyeyi nese impamvu zikomeye niko umucamanza yavuze. Ngewe ni ngeri wawe rwose nzumva ndi iwacu kandeba igitsure ntarakigeze. Iyo ndirimbo ni iki gukite wibuke kuri umubyeyi kandi umenye icyo usabwa rekura Semwaga. Iyo ni indirimbo ibi mbivuze nk'umuhanzi gusa Semwaga personally mumenya bwa mbere nari nicaye muri salo sinari muzi pe ngiye kumushakisha gushakisha uko namumenya sanga si umuntu wagiye wikaraga muri media mba ndarigushije ariko afitiye umumaro abanyarwanda n'igihugu ndetse n'abanyarwandakazi by'umwihariko. Yego tukiri ku gahinda k'aba bagore cyangwa se agahinda kabo ni puraka cyangwa se puraka shabara babaye pe. Wabonye umugore waje wakutse akanga no gukomeza guhagarara. Bari bamitanye ahubwo nanjye hari uwasohotse wari ufite imbago we none yari yashaririye yabaye bushari. Imana irengere Semwaga pe. Leta nayo ndabura igihe gito ndabura igihe gito nkikura mu rubanza rwa Semwaga kugira ngo nirinde kutazagira emotional. Yego hari n'indi message ya nyuma nayo ngo uzi kwikorera miliyoni 3 ukaziha abantu ntugire n'umusaruro ubona kandi wayagujije banke no gukina n'amarangamutima. Nimudufashe mudusabire imbabazi. Baba we tutaratoragura amashashi cyangwa ngo turware. Ariko bundi urubanza rwa Semwaga twese twari turozi niki cyagukanze? Yewe ikintu cyanungwe ntabwo nzi ko ibintu bibaho ntabyo narinze. Ariko ikintu kigaragara cyo abantu babikeneye ni abantu bakuze batangiye kwiheba sibyo imyaka 50. Nta muntu wababazwa n'iyi case uri munsi y'imyaka 25. Murabeshya mwese niho mugana mugana mwese niho bishyira mujya senkano uzayigira nutayigira uzabukenyutse. Ese ibintu ugiye kwikandagira mu pamira ugiye kwikandagiramo kandi cyari wari umotari warwaye barabimbwira yababwa ati mu pamira katagaragara nk'umuntu ushaje warazi kuri moto we yamarije yawe ngukara gasore ati muri kwita umusaruro muzi riko ramubwiye muri kwita umusaruro muzi koko reka tuvuge ibintu bibi. Umugabo witwa Habimana Noel waramwumvishe nawe ribeje yamwikije nawe ribeje yamwikije ngo bimeze gute iperereza riri gukorwa niko nicyo ribevuze ira kesi urayizi sinjya mvuga umuntu utarashyingurwa gusa Theo ngo yakoze muri Soki Kazungu ngo yaramureze n'umwavoka we nabibonye bizagarukira ko Theo afite factor umunyamakuru afite proof yo byose arabifite. Amakosa afite erega ni umunyamakuru wemewe na RMC. Umukire yarapfuye umuryango ucikamo ibice kuko yapfuye n'ubu kumushyingura hari ikibazo cy'uzamushyingura kuko mu bakekwa urupfu rwe harimo n'umugore we kandi umugore we niwe de bande niwe chef w'urugo. Ibyo mwikora byose mwibuke kuri ya mugore ni umugabo w'uyu munsi mu mategeko niwe babanaga nubwo babanaga nabi nkuko mubivuga ariko ni umugabo we naho bikomereye ntabwo apfuye ari umusore umuvandimwe ku myaka ya 43 sha ageze igihe cyo kurya ifaranga kandi yaranarifite. Noel arambabaje pe. Ese ubona izi mfu ushobora kubona nk'ijwi rya Murangira amuvugaho. Ego twumvisha abanyarwanda uko uribe ikivuga. Yes maze kubyumva Rwanda Forensic ntabwo iratanga resulta. Nizere ko kuri uyu wa mbere azajya gushyingurwa abantu bazi icyo yazize. Ese izi mfu zirimo ziragaragara zo mu mafamiye za hato na hato byatiki bishatse kuvuga iki kupamira? Biterwa no kutumvikana, biterwa no gupfa imitungo, biterwa no gufuha gukabije nibyo bitatu. Kutumvikana kwa hato na hato, gufuha no gupfa imitungo. Kutumvikana kiranakomeye. Uri umuntu umara kutumvikana igenda ndahuje ngo ubwoko yakwica.
ubu nta ikintu yakora yaguhunga ariko mutumvikana yaguhitana. yego iyo umuntu mutagira ikintu muhurijeho igendere sibyo si ngombwa ngo ugumye wensiste ugumye wihome ibintu ubona bidakunda rivinga kuko iyo ugumye guhata uzacugare gumye guhata ukora muri soki uzacuga buri muzungu ikintu yakoze kwa kundi nyine uhuza akantu ukagahatamo karaturika rero ni nako ubuzima ntekereza ko nako bunubatse rero icyo ni kimwe kutizerana uretse n'umuntu utamajije kumwizera kubera icyo ugumya kuginde ntukimwizeye nyine gusa Habimana Noel mu ijambo rimwe ngewe yarambabaje ntabwo Imana iba yarakuremye ngo upfe wishwe iba yarakuremye kugira ngo ube ku isi igihe nikigera uyiveho neza nk'intore ariko udahitanywe n'abantu kandi nabo bazapfa bava amaraso. muri Isilamu iyo wishe umuntu umwe Imana ibara ko wishe isi yose. Ejo sheri ntiyabitubwiye. ese wa mugabo nari nzi ko niteze ko aribuze kubaza cya kibazo cya wa mugabo wishe wa mugore wamutwitse wishwe kuko niba yarafashwe kirahinda ntabwo kirahinda ari kubikora ubwo bwenge ntabwo afite ahubwo abazi ibyawe yarasaze ahubwo abazi ibyawe n'ubwo neza yarabura kubaza kese zibabaje ariko nabonye ikintu uri kirebye neza wasanga atari inyangamugayo yaba ari mu mico no mu myifatire. ku kibazo bakubabaje kirahinda kikurebaho ntabwo ari umuntu mwiza mu mico no mu myifatire. ni umuntu umeze nka macabiranye. ushingiye ku ki ngayo ngoko nakubwiye ko nta byinshi muvugaho. iriya kese kuri cya kibazo ari rwageze kwicara cyose wahise uyihorera narayihoreye ntabwo wongeye kuyikurikirana kubera ntabwo nabishatse. aha byabaye byavuzwe ni byinshi ndagira ngo tunakomoze kuri uru rubanza nabwo umaze iminsi ukurikiranaho rwa Ingabire utubwireho gato mu buryo buri samari. Ingabire yatangiye kuburana mu mizi ari kuburana inzitizi. Ingabire avuga ko abangamiwe na gereza aho afungiye. Ingabire yabujijwe kujya gusenga. Ingabire yabujijwe guhura n'abo bareganwa mu mategeko. Ingabire yabujijwe kuvugana n'umuryango we. Ingabire yabujijwe amahwemo. Mu ijambo rimwe yashatse kuvuga ko urukiko rwasuzumye babiha umurongo baburana icyo gika urubanza rwe ruzasubikurwa mu kwa 11 nako mu kwa 9. ni mu mvugo ye ibyo ngibyo uvuze ni ko urubanza rwagenze. ibyo byose ni imvugo za Ingabire avuga ko ahohoterwa asagarirwa atameze neza mu mutwe mu mubiri no mu bitekerezo. yitwa Ingabire Muhoza Victoire yavutse muri 1968 afite abana nka 5 niba atari 4 afite abuzukuru n'abakwe. ni umugore ufite ubwene ufite umugabo w'umuhorandi n'abana be bose n'abahorandi nawe aba ari umuhorandikazi nuko yaje mu Rwanda kwiyamamariza gushaka ko mukuru w'igihugu ubwene gihugu abusiga mu Buhorandi. ni Ingabire uburana hakaza ababirigi abanyamerika abahorandi ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu zindi ndimi Union Européenne. ntabwo n'ubundi ntabwo twasoza gutindira abantu reka dusoze ntacyo ntabwo twari gutindira abantu kuko tubuze nka tarani Mira yamumpekesheje sigana wamwumvishe reka ze tumukoreho kote turamusuka nuko barajye ujye kuri kamera ameze gutya ntujyeho sowe na Keti tugiye gukora akantu si hejuru se bizwa muri komenti kwasabe bari kubivuga kameramani ngo wa Jean Paul hoye kameramani ngo wa Jean Paul nari wagiye komenti ndaseka muri iki kiganiro cya kabiri cya kabiri ngazenge kureba ndaje kaze nikwereke so ngushimira kubanya wawe cimira abantu badukurikiye igikaba gitangiye paka kigeze ku musozo ariko icyumweru cyawe gipangute icyumweru cyanjye rero nk'umuntu akoje tufite gahunda kugera saa 4 z'ijoro wayimubwira ndi gushaka kugihereza umurongo ndi gushaka kugira gahunda mu buzima urashaka kugiha umurongo guhereza no mu kiriziya urashaka kugihereza icyumweru cyanjye kugihereza urashaka kugiha umurongo kugiha umurongo Pamela ni ngombwa ngo nkase ni imyaka
ariko se urajya gutabara mu kanya naho ndi bugeyo hapfuye nde ni umu baguhe ngo wagize ikibazo cy'itike tuvugisha ukuri moto yaguciye 2 wanga kujyayo wakoze ubwa korode wabonaga ari ifumbwe se mami wakoze cyane wabonaga ugiye wakoze cyane